Reka tubasuhuze mwese abakomeze gutega radiyo Huye amatwi kandi bahisemo gukurikira radiyo Huye kandi tubifurize gukomera muri ibi bihe igihugu cyacu cyose twese nk'abanyarwanda turimo gucamo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi natwe nk'uko bisanzwe tuje mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tukaba twahisemo ko tuganira ku magambo y'Imana. Niba ufite umwanya tujyane muri iki gihe tuk'isaha imwe tugiye kumara kumva ijambo ry'Imana. Reka mbere y'uko dukomeza tubanze gusenga. Uwiteka Imana isumba byose, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Tugushimiye imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'ubwiza bwawe n'ineza yawe n'urukundo rwawe. Mana, muri iki gitondo ndifuza gusengera abanyarwanda bose aho bari hose ku isi. Databuja, ndabasengeye ngusaba kugira ngo uduhe umutima w'ibyiringiro, umutima wo kwizera, umutima w'umunezero. Mana, turabizi ko hari benshi bafite intimba, bafite imibabaro, bafite ibikomere byatewe n'umwana w'umuntu. Mana, ndagusaba kugira ngo kubera ko ari wowe ubomora, ni wowe ushobora kugera mu mutima, ni wowe ushobora kuwuvura. Ndagusabye kugira ngo wemere uze uvugane n'imitima y'abanyarwanda bose, uduhumurize, udukorere operasiyo. Mana, winjire mu mitima yacu, uyomore, uyikize, uyinezeze, uyubake nk'uko ubishaka. Iri jambo ryawe tugiye kumva mu kanya, Mana, reka ribe umuti, ribe ibiryo, ribe amazi amara inyota, ndetse databuja n'ibyo bimara umutsima umara inzara, kugira ngo databuja mwami wanjye ubashe kutwubaka, tugaragare imbere yawe dushitse, kugira ngo databuja uzagaruka kujyana itorero ryawe uzasanga twambaye ibishura byera bikwiriye abihana. Urakoze ukize benshi muri iri jambo ryawe kandi uwomore benshi. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero turaganira ku magambo avuga ko kwibuka gutera ibyiringiro, kwibuka gutera ibyiringiro, cyangwa se ibyiringiro dushobora gukura mu kwibuka. Ndifuza ko dusoma amagambo y'Imana, twasoma ibyanditswe byinshi ho, ndetse tuze gusobanura inyigisho cyangwa se icyo ijambo ry'Imana rishaka kutuvugira. Reka dusome amagambo y'Imana nk'uko agaragara mu maganya ya Yeremiya. Amaganya ya Yeremiya, Lamentation mu Cyongereza. Turasoma ku gice cya 3, dusome ku murongo wa 20 tugeze kuri 24. Amaganya ya Yeremiya, igice ni cya 3, turageza ku murongo turahera ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 24. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubugingo bwanjye buracyabyibuka, ubugingo bwanjye buracyabyibuka kandi burihebye.
21. Iki nicyo nibuka, iki nicyo nibuka, nibyo bindema umutima. 22. Imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura. 23. Zihora zunguka uko ukeye, umurava wawe ni munini. Umutima wanjye uravuga uti, Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Amen. Dusome nanone Abaroma, mu gitabo cy'Abaroma igice ni cya 12 umurongo wa 12. Abaroma 12 n'umurongo wa 12. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Kadusubiremo. Mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye. Amen. Yeremiya, dusome mu gitabo cya Yeremiya, umuhanuzi Yeremiya, turasoma ku gice cya 29, dusome ku murongo wa 11, turaza kugeza umurongo wa 13. Yeremiya 11:29, turasoma ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 13. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Muzashaka mumbone, nimushakana umutima wanyu wose. Amen. Muzashaka mumbone, nimushakana umutima wanyu wose. Amen. Dusome Baroma nanone, igitabo cy'Abaroma igice ni cya 8, turasoma ku murongo waho wa 18. Abaroma igice ni cya 8 ku murongo wa 18. Haravuga ngo, mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzashyikirizwa. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa.